mwakomeje mubivuga ngo umwamikazi ariko mwe mushaka kuba mubona ari ibisanzwe. Ndi kubona intebe yanjye iri hejuru. Nzi ukuntu iri hejuru y'ingize. ndi kubarebera hasi abana. Keya ziranyishe. Ntabwo ndi kwikoraho. Uyu munsi utubwije ukuri hari icyo wari uwuziho? Uyu munsi rero niba ari akaririmba ariko Aroni ashobora kuba ngo yararepese, ashobora kuba muri iyi minsi yarishize ngo Aroni yararepese aravuga ati nzahora ndagutama akantu k'indirimbo. Kame murumva sorry, urabona umwamikazi baramuririmbira bamukorera ibintu byose baramutura byose. Kame musimpamya ko Aroni nta kantu yateguye ariko nari nanumvise abimbwiraho. nanjye reka nyimwe mfite amatsiko kuko urumva mu kanya namufetse ngo yatumiwe nanyemeye. Twishimiye intambwe muri gutera kandi tubabwira ngo Imana aba ariyo yonyine izabagenda imbere kandi Sonia n'umukobwa w'imico myiza n'umumama w'imico myiza kandi umwana mwiza nkuko bagenzi banjye babivuze n'umuntu ushaka ko nzi kureba. Hanyuma rero niki wabwira umwana wirebeye kuva kera umwirebera uvuga uti wowe nyamara? Umwana rero nirebeye kuva kera. Uyu munsi twese twamaze gushira inyota n'inzara, ubu noneho twakomeza gahunda twari dufite tukaganiriza Sonia, tukanibwirana hano hagati yacu tukamenyana kurushaho kuko hari inshuti za Sonia, hari mama Fifi n'inshuti ze, hari ababyeyi ba Sonia, kugira ngo twibwirane rero niturangiza tubwire umukobwa wacu uburyo twatekereje kandi tukanamwitegura kumwakira mu babyeyi. Nagira rero ngo dutangire mama Fifi atubwira tuganiriza atubwira n'abashyitsi baraha bigiye hino twese tukibwirana byaba ari byiza. Murakoze, tunejejwe n'uyu munsi mwiza, umunsi twateguye wo kwakira umukazana mu babyeyi. Mugira ngo rero mbereke abashyitsi uretse ko atari n'abashyitsi nabo ni ababyeyi ba Sonia. Uriya uri ku ruhande ni mama Sonia, uyu ni tante Sonia, uyu ni marene wa Sonia, nanjye ndi mama Aroni. Uriya mudamu uriya mwemusi ni nyina wa Aroni, ni inshuti ni n'umuvandimwe. Nuko hanyuma hano hari ababyeyi, uyu nguyu yitwa umubyeyi Rosine, mama Gina, mama Isani, nabo ni inshuti zacu. Sonia, aba bantu bose se ntibazi? Ni inshuti zawe, ni inshuti za dada, ni inshuti za Aroni, ni abana bagenzi banyu nubwo mwe mwateye iyindi ntambwe ariko ntabwo muri abasiga cyane. Uko duteraniye aha ngaha rero twese na dada hari ibyo kibategurira buriya. Mama Aroni yakwakiriye nk'umukazana ariko atugezaho n'icyifuzo cy'uko kuri uyu munsi twitegura nk'umubyeyi tuzaguha ikaze kugira ngo umutima wawe utuze, ubone uburyo witaweho, ubone uburyo ukunzwe, ubone uburyo tubitegeranyije ibyishimo, biguhe morale, umwana yishime nawe wishime. Ibyo byazagufasha. Ni muri urwo rwego rero aka kanya buri wese urahangaha yabigizemo uruhare n'inshuti zawe zemera kwifatanya natwe ababyeyi kugira ngo zigushyigikire nk'uko bagushyigikiye kuva ku ntangiriro wateye ugana iyi ntambwe. Niyo mpamvu rero ubona abantu bose bari hano, namwe nimuze na muramukazi wawe
mbese buri wese yabigizemo uruhare kugira ngo uyu munsi wawe ube tukwakire, tukwereke ko tukwishimiye, nabo bakwereka ko bakigushyigikiye mu ntambwe yose uzatera, utazaba uri wenyine na Roni, ahubwo mukomeze kuzirikana ko twe duhagarariye n'abandi. Rero ntabwo ari twe twenyine, duhagarariye abandi bose. duhere ko ufite mikoro. Murakoze, nitwa Sangarora Ruga, nkaba ndi inshuti ya Sonia, twize ku kigo kimwe muri ku Nyundo. Niho twahuriye, yambere inshuti nziza, nyine ni umuntu nk'uko nyine bavuze ngo nk'uko nyine twapanze ibi, numvishe nyine ari inshingano za nyine numva bindimo. Nyine hari umuntu muba mutavugana cyane, ariko nyine bakubwira ngo hari ikintu kiri gupangwa, no kuba bagutekereje ngo bagushyiremo, nyine ukumva ni iby'agaciro. Noneho no kumva ngo ni Sonia, kumva ndabyishimiye. Murakoze. ukwegereye. Murakoze. Nanjye amazina yanjye nitwa Keza Liza, nkaba ndi inshuti ya Sonia, tukaba twarahuriye ku Nyundo, hari hashize igihe kinini ntamubona, urumva kuza aha ngaha byari inshingano zikomeye cyane. Hari hashize igihe kinini cyane tutabonana, kinini cyane, twarirwaga tukiga hamwe. Nanjye nkaba nishimiye kuba aha ngaha, kandi nkaba nishimiye iki gikorwa cyane. Hanyuma hari n'undi ukwegereye. Yego. Murakoze, nitwa Irakoze Reine Enise, nanjye nkaba ndi inshuti ya Sonia, twize ku kigo kimwe, turara muri dortoir imwe. Sonia nyine ni umuntu nyine utabona uko uvuga, ni wa muntu udashobora kuba warakarira, ntushobora kumurakarira ntiwabona icyo urakarira. Ni umuntu mwiza, rero kuba hano ni iby'agaciro kenshi cyane. Hanyuma hari abandi babiri basigaye nabo, ngira ngo nabo twabakira mu gihe dutegereje impano. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Gashagaza Florence. Sonia we ni inshuti yanjye magara, twariganye, twakoranye byinshi cyane. Ni inshuti yanjye, wenda abangaba bize inyuma ye, akongera twariganye. Ni inshuti nziza kandi nawe arabizi. Ni byiza cyane. Murakoze. Njye ni Shekina Mutabazi, njya hano nziranye na Sonia hashize imyaka ashobora ari nk'itandatu. Twiganye muri 2010, ntabwo twiganye ari imbere yanjye, muri 2018 banza aribwo namumenye, na 17 ngiye no ku Nyundo ndamusanga, urumva tuzengeye kirekire. Ni inshuti nziza, ni umuntu mugani w'abandi ntabwo wamenya, ntabwo wabona ikintu upfa nawe. Ni inshuti nziza kandi nayo nishimiye kuba ndi hano. Murakoze. Ni byiza cyane, amashyi menshi. Hanyuma mu gihe dutegereje impano rero, abayizana rwose turabategereje. Murakoze. Ababyeyi nibaduhagararire. Iyi ni impano, ababyeyi barakwiteguye, twiteruye turi benshi kubera yuko ifite uburemere bw'urukundo tugukunda. Iyi si yigukwiriye gusa, ahubwo iki ni ikimenyetso cy'impano nyinshi ukwiriye. Sonia, turagukunda kandi turashaka ko uzaba umubyeyi mwiza. Uhereye kuri twebwe tukuhaye ikaze mu babyeyi, no ku rukundo tugukunda, kandi turabizi ko nawe uri umwana mwiza, uzaba n'umubyeyi mwiza. Murakoze. Dukomeze rero ibiganiro. Aba bakobwa baganirije mugenzi wabo, ntacyo mwicare, nta kibazo, murajya mwumva. Aba bamuganirije, nagira ngo natwe tumuganirize rero. Sonia, iyo umuntu ari umubyeyi, iyo umuntu wamaze kuba umudamu agatera intambwe ko umubyeyi, agira abadogiteri benshi.
uretse muganga umuvura nanjye mba dogiteri we n'undi akaba dogiteri we. Nagira rero ngo tukwereke iki gikorwa twakoze uyu munsi no kugira ngo tukuvanemo urwo rujijo rw'abadogiteri benshi. Ntuzakira abadogiteri bazakubwira ngo babigenza batya bigenza batya. Uretse muganga wabyigiye, dogiteri wa mbere ni mama wawe, dogiteri wa mbere ni mama wa Ron. Hari indi mpano bageneye umushyitsi mushyashya dutegereje kwakira. Nyirasenge yiteguye kumwakira. Yego. Iyi rero ni impano sinzi nimba twegeneye Sonia, sinzi nimba twegeneye umwana wacu uzaza, gusa iyi ni impano twateguye twitonze cyane, turi excited kuko ntabwo twari ukuntu dusobanura ukuntu uyu mwana tumutegereje. Njyewe ku bwanjye nshaka kuba narahinze kurusha na Sonia umufite, rero ku bw'ibyo iyi mpano irimo ibintu byose bijyanye n'umwana. Nta kimwe cy'ababyeyi kirimo actually, harimo iby'umwana gusa. Nitwa Benta Mugabo, mvukana na Ron. Wow, ni byiza cyane. Benita rero arakoze, ayiteguye kuba shangazi mwiza. Nari nkikubwira yuko abadogiteri uretse muganga wabyigiye, abajyanama ba mbere bandi n'abadogiteri bakubwira iby'ukuri, ufite mama babiri ubu. Mama Sonia na mama Roni na Marene rwose nabagira inama ko abo ari bo badogiteri bakomeye. Hanyuma ya dogiteri wabyigiye, rero ngo tugusabe rwose abadogiteri banduza bihorere. Urabona uyu muryango ukikije ahangaha twabamo abaganga beza tukakugira inama nziza. Rero nagira ngo na mama Sonia afite ibyishimo byinshi cyane kuko aritegura kubatate. Reka tumuhe mikoro nawe agira icyo atubwira, yegereye kuko ntago yakibura, aradufasha yegera abana. Hanyuma nawe agira icyo ababwira kuko nawe yabigizemo uruhare kandi nzi neza ko abyishimiye. Nanjye ndishimye cyane rwose kubw'uyu munsi pe. Nagereje umwuzukuru n'ibyishimo byinshi. Wow. Natangiye kwitegura kuba nyogokuru. Ni byiza cyane. Murakoze cyane. Abantu benshi ntibari bazi ko ari wowe mama wa Sonia. Ubu natubipye ngo afite ibindi azatubwira uriya munsi, arizigamye, niyo mpamvu atuvugishije makeya. Ese tante buriya we ntacyo afite ari butubwirera? Icyabura. Tante nawe ntago cyabura. Yaza gifite rwose. Tante dore we yiteguye kuzaba asa n'akabibi. Noneho baranasa, urabona ko bajyanishije, ni byiza cyane. Ngiye kwirirwa. Yego. Turanezerewe ku bwa Sonia, turanezerewe ku bw'uyu muryango. Twakomeje kuvuga Sonia gusa, ariko uyu mwana ni wa Sonia na Ron. Rwose bakoze umurimo ukomeye kugira ngo tube tugiye kumubona. Rero turabakunda, twishimiye kubona umwuzukuru, tumutegeranyije ibyishimo byinshi, kandi turabashimira ko mwaduhaye ibyishimo. Mwarakoze cyane, turabakunda kandi turi kumwe namwe. Imana iduhane umugisha. Amen. Yego tante arakoze cyane. Tante nawe yiteguye kuba tate. Ariko hari umuntu wabaye mujyanama kuva kera, aradutoza, araduhekera, rwose Marene uyu munsi se niba uri cyo avuga? Ntago byakunda. Nawe yegere hirya kugira tumubone. Yego. Murakoze. Mbere ya byose turashimira Imana. Abenshi kubona duhuye tungana gutya, abenshi duherukana mu bukwe. Dushimye Imana rero, ntabwo ari abantu bose bashaka ngo nyuma y'igihe kingana gutya bongere bahure bahujwe n'ibi. Dushimiye Imana yo yabikoze, hadi namwe turabashimiye. Hariho n'ibyateye bitewe n'icyerekezo abantu barimo bajyamo, abantu bagashakana ariko ntibashake guhita babyara. Ibyo nabyo bibaho, nubwo atari byiza mu muco wa Kinyarwanda, ntabwo tubyishimiye. Ariko iyo tubonye mushakanye, twebwe hano mu muco wa Kinyarwanda tuba twishimiye kubona mwungutse mwaguye umuryango. Tubashimiye n'ubwo butwari mwagize bwo kudatekereza ngo tubanze turyoshye, tubanze twinjoyinge, cyane ko mukiri batoya. Rero turabashimiye. Uwo mwana rwose ni ikaze,
twishimiye kumwakira mu muryango, turanezerewe, dufite amasiko menshi. Muramukazi wawe niwe barimo bavuga ngo umenya we yarahinze kukurusha, ariko rwose ni kazi na karibu kandi dukomeze kubana. Marene arakoze nubwo amashyi muri kuyimana, ariko abantu bose bafashe ijambo muyabaherera imwe basi, sibyo? Nta muntu tuniganye ijambo nene. Yego, abantu bose Sonia wabibonye ko tukwishimiye, ni karibu. Rero mu gihe tugitegereje ikindi twavuga, nagira ngo abadufasha kata wa mutsima, dore twariye twanyoye, reka dufate na deseri. Yego, Wa mutsima rero twagira ngo nawo muduhe uburenganzira bwo kugira ngo tuwusangire, twawubateguriye. Dukomeze dusangire uyu mutsima, ubundi twakire ijambo ry'ababyeyi twakiriye uyu munsi. ni byiza cyane, ngira ngo turaryohewe, turishimye kuri uyu munsi. Sonia by'umwihariko turamukunda. Hari abantu batari babizi ko uretse mwebwe mwabashije kugera hano, hari abantu batari bazi ko Sonia tumukunda na Aaron. Dufite umuryango munini cyane urenga nk'abantu 50 bakunda Aaron na Sonia. Hanyuma turishimye kuri uyu munsi rwose nubwo Sonia yatubwiye ati ndi kurezerva utubaraga ariko twishimiye kongera kumubona. Hanyuma mukomeze muryoherwe, bigende neza. Ngira ngo MC nawe ariko uzi ko nibagiwe, harya Sonia ni iki cyawe ra? Umukobwa wawe? Ni umukazana akora ko ni tante wa Aaron. Uri tante wa Aaron. Ni tante wa Aaron. Byiza cyane, murabona ko uyu muryango ari uw'abantu beza gusa. Ni byiza. Hanyuma ntabwo rero turasoza tutumvise n'imvamutima za Aaron na Sonia. Nibyo navuze nti bakimara kutugezaho uyu mutsima ngo twese dusangire, nabo bamaze kuwufataho, turahita twakira ijambo ry'ababyeyi bashyashya turiho twakira muri uyu muryango. Yego. Nibo rero bari butubwire iryo jambo nabo ryabakoze ku mutima, hanyuma tugasenga Imana, tugana ku musozo kugira ngo waba ashaka kwihuta rwose tutamubuza uburenganzira bwe. Ngira ngo waduhera mikro Aaron, reka duhere kuri Aaron, byaba byiza cyane. Aaron, umeze neza? Umeze neza cyane. Umeze neza cyane. Ariko iminsi yose urutubwira ko umeze neza cyane, bihora ari neza cyane. Neza cyane. Sonia suri kumubona gute? Mwambitse nk'umwamikazi. N'ubundi wamugana azi ko ari byo. Njye ninjye ariko wambyivugiye ubundi. Ni umwamikazi wanjye. Ni byiza. Hanyuma uyu munsi rero gira icyo utubwira. Uyu munsi byo kuvuga byo ni byinshi. Kambivuge magaza. Urabona uyu munsi uranejeje cyane, kuko uyu munsi mwese mwazi kubona yuko twaje gukora baby shower, twitegura umwana wanjye na Sonia. Ni ibintu biri by'agaciro cyane kuvuga ngo nawe ugiye gushyira ikiremwa kuri iyi si gishya, cyane yuko ubu aribwo ndi gusobanukirwa uburyo umubyeyi usanga abona umwana we nk'ikintu kankoresha mvugo y'ubu ngubu cyadanje nyine. Kuko nk'umwana wanjye mba numva ari nka muntu ugiye nko kuza guhindura ibintu kuri iyi si byinshi cyane. Mba mutekereza nk'umuntu ushobora kuba wenda agiye kuyobora isi kabisa. Ko uba wumva ari umuntu w'igitangaza. Hari ababyeyi usanga nyine bari nanone bakina abana babo, ugasanga barabavuga ukuntu, kavuga ati se nk'uyu nguyu kweri uyu mwana avuga, ukabura nyine ibintu birenze kuri we. Ariko uri umubyeyi utangiye kubyiyumvamo yuko umwana wawe uba wumva arenze pe. Cyane nanone nshimira nyine uyu mugore wanjye yuko nanone yabitangaje. Ni ibintu biba bigoye kuvuga ngo ese ubundi nzabyarana nande.
urabanza ukabata ubundi nzashaka icyo kikavaho, ubundi se nzabasha no kubyara bikunde, nanone ukongera kwibaza ubundi nzabyarana nande. Nanone mbashe kwishimira yuko nyine ibyo bibazo umuntu ajyaga yibaza kera, uyu ari we mugore wanjye tubashije kuba tugiye kuzabyarana. Ese ibyo ra yasubije ibibazo byawe cyane. None se Sonia turamuvugisha yicaye, ariko nibyo byaba byiza hano mu gihe akiri gusevinga imbaraga zo kugira ngo icyo kintu kizagerweho neza, yavuga yicaye. Noneho neza buke buke muduhere mikoro, niba urayimufasha uyu munsi nta kintu yemerewe gukora, niba urayimufasha, niba arayifasha. Sonia, amakuru ze? Amakuru ni meza. Umeze neza? Murabibona ukuntu uyu munsi nitonze. Witonze. Umugani w'abandi sinuvugira hejuru. Niwavugira hejuru? Oya, sinuvugira hejuru. Ni gake. Hanyuma se Sonia, uyu munsi uriyumva gute? Tubwize ukuri. Mwakomeje mubivuga ngo umwamikazi, ariko mwe mushaka kuba mubona ari ibisanzwe. Ndi kubona intebe yanjye iri hejuru. Ntabwo nzi ukuntu iri hejuru yigize. Ndi kubarebera hasi abana. Keya ziranyishe. Ntabwo ndi kwikoraho. Urahumura? Okay. Hanyuma se uyu munsi utubwije ukuri, hari icyo wari uwuziho? Uyu munsi rero nigeze kumva Aroni avuga, uyu munsi ndumva nigeze kubyumva aho avuga ibintu bya baby shower. Ngiye kumva numva barimo baranyirukana mu rugo ngo hari abantu bagiye kuhaza. Avuga shaba abantu nabavumbuye. Ati ibyo aribyo byose burigiye kubera mu rugo. Noneho iyo nivugiye ngo nari ndi kumwe na mabukwe wanjye, abantu baravuga ngo kuki utavuga mama. Ariko nyine numva iyo mvuze mama, kandi n'ubundi mfite na mama, numva nyine bitari kuba byinshi. Ubwo rero niyo mpamvu nkunda kuvuga mabukwe na mama. Ngomba numva mbese ari binini cyane kurushaho. So twari dufitanye gahunda rero yo kuza hano muri aniverseri, ariko iyo aniverseri ngeze hano nibwo namenye ko yari igihuha. Kuko natunguwe no kubona nageze ku muhanda, nkajya mbona abantu nzi. Ese abantu nawe izi karitsiye bajya bazigeramo? Avuga se nkawe urajyahe? nkabasuhuza ngira ngo aragumaho, nkabona arankurikira. Se abantu bose hano ngiye barahazi, singeze iyo njya, mba nawe ndakubonye. Karabaye none. Usanga nanyiraje muri aniverseri. Ubwo rero simbizi, nibe bantu duhuje inshuti, sinzi ukuntu nyine ndabibonaga. Ninjiye mu nzu mbona na mama arimo. Byagenze bite? Nkabona abantu bose ngiye kongera kuvuga ngo bari kunyikundisha. Naho niko nababwiraga ngo se ko muri kunyikundisha, mbona nyine keya zinyishe, ari ibintu nzabikumbura. Ubwo rero nsohotse nibwo namenye ko ngo habaye baby shower. Ndavuga bya bintu burya biba birenze. Ubu sinyeganyega, ubu nditsamura abantu bose mbese ni uburyohe, sinzi ukuntu nabivuga. Hanyuma wabonye ukuntu abantu rero bakwishimiye. Ngira ngo usibye n'abari hano, urabizi ko hari abandi bantu benshi bagukunda. Ndabizi cyane, hari ababimbwira mu buryo bwinshi butandukanye, kandi no kuri nanjye ndabakunda. Yego. Hanyuma none se Aroni ntabwo yigeze wenda ureba nko muri telefone ye ubikeke ubone hari abantu bari kuvugana?
ntabwo nigeze mbikeka nabonaga ari ibisanzwe nabonaga ameze nk'ibisanzwe keretse uyu munsi nari nzi ko ndi buze hano nyine nkahita nsubirayo ngo muri surprise none do abagombaga kwitegura n'abasanza se ko bari hano kandi nzi ko nasize mu rugo ngo hagiye gushya bigenze bite nuko rero byahuriranye. Hanyuma si bose babikorerwa Soni, buriya si abantu bose abashatse bose ntabwo babikorerwa ibyo ngibyo, urabizi? Ikintu nababwira ntabwo nari mbizi ariko ndabimenye, ariko ikintu nababwira abantu batabikorerwa ni ukuri sori pe. Sori kuri sori pe, abantu mutakorewe ibi bintu sori. Ndabakomeje cyane. Hanyuma rero niki wabwira umwana wirebeye kuva kera? Umwana wirebeye kuva kera agira ngo nari narabibonye ariko ubundi ubu ntazaha byari kuzabaho ko mbona abantu bari ku mpande n'impande bari kuvuga ati sori turayakiriye. Ushobora kuba nzi kureba. Hanyuma rero niki wabwira umwana wirebeye kuva kera umwirebera uvuga uti wowe nyamara? Umwana rero nirebeye kuva kera uyu munsi ntabwo ndi bumubwire ibintu byinshi kuko namenye ko aka kantu atari we wagatekereje. nawe ni umutumirwa nkanjye. Uyu munsi nta kantu ndi bumugenere pe, ahubwo mfite abantu benshi nyine bo kubibwira. Yego, ndimo ndabareba imbere yanjye nyine bihangane, kurira byarananiye. Ahantu mbera feke ngewe nshobora kugera mu cyumba nkaza kureba batande badahari, ako bamenye ko ndi bubikore. Yego, uya yamarira y'ibyishimo y'abandi bakobwa no mu bukwe narabyibagiwe ndira mu cyumba. Rero aba bantu baguteze amatwi. Abantu rero ikintu nababwira ni ukuri uyu munsi bangize intare ishaje kuko ntabwo ngewe nta muntu ugishobora kuntungura ubundi. Ariko ukuntu babigenje bakabyinjizanyamo nkahura n'abantu ku muhanda nabwo singira ikintu umenya bararenze pe. Banyemeje nishimye. Yego, ibintu nababwira byo ni byinshi ariko ni ukuri niba mwakoze ibi ngibi mugamije kunshimisha muransinze pe, nishimye rwose. Wow, ubu mwakwiha amashyi ibyo mwashaka kugeraho mwabigeze. Bene kudakoma amashyi. Yego. Hanyuma Aroni nawe rero ngo hari akandi kantu yari yatekereje kukubwira, reka nawe turi gusoza Aroni ako kantu akakubwire. We ngo hari akantu arakubwira. Wamuduhera mikoro ako kantu rwose ukagatega amatwi ukakumva. Niba ari akaririmba, ariko Aroni ashobora kuba ngo yararepese, ashobora kuba muri iyi minsi yarishize ngo Aroni yararepese aravuga ati nzahora ndagutama akantu k'indirimbo. Kame murumva sori, urabona umwamikazi baramuririmbira bamukorera ibintu byose baramutura byose. Kame simpamya ko Aroni nta kantu yateguye, ariko nari nanumvise abimbwiraho. Nanjye reka nyimuye mfite amatsiko kuko urumva mu kanya namufetse ngo yatumiwe nanyemeye. Nyine murumva kuririmba rwose sinzi ko byakunda, ahubwo nyine bya binakubwira ngo ndaza kuririmba ni mama nawe nabwiye ngo ndaza kuririmba, aravuga ati si ubwo waririmba gute Mari, niyo mbonye agiye acyumva ngo kuririmba. Ahise nyaruka ambwira ati rwose mbabara ntago naririmba uhari, ariko nyine nagira ngo uze kukavuga gutyo ndebe kuko yabivuga ko ari witagenda koko. Oya kuririmba rwose nanjye ni ibintu bitari ibyanjye, ariko ntago nabura icyo mbwira uyu mugore wanjye nyine.
yego dutegereje kumva mu gihe dutegereje mama. Oya mama tumwiyorere kuko mbese ni nko nabyita kumukanga kuko nambwiye ati ndaza kuraba ko nimbivuga nyine wowe ukabivuga ari bitagenda koko ubwo ndabonye ko agiye ntago naririmba n'ubundi ahubwo ikintu nabwira umugore wanjye nuko nukuri seriye ndishimye cyane. Yego urabona umuntu murakundana bigatangira muri basheri bisanzwe mukaba za fiance ukuntu mukagiraho mubana buriya mubanye nta nubwo urukundo ntabwo ruba rwararyoshye nk'uko bikwiye ariko noneho utangiye kubona ko akufitiye akantu ukuntu urukundo rwikuba inshuro nyinshi cyane. Ubwo rero ikintu nambwira nuko ndi kumubona bitandukanye ubu nibwo numva mufite inshingano nyinshi cyane. Ntabwo ndi kumva mukunda kubi. Ubu nibwo umukunze bwa mbere. Kubi. Uhita ubona yuko nyine bya bindi byari bya mbere nyine bya rutuntu dusanzwe. Ariko ubu ngubu rwose pe. Numva ari ibyo urumva ko mumbwiye ko mukunda noneho bya bindi bo byari nk'imikino. Ubu bwo noneho ndumva kandi ari kugenda kuri moto nkavuga ati se ubu ameze ati nkamuhamagara kuva avuye yanageze hariya numva uko ameze hahandi aho ndi kujya yaba mu kazi atari guca iminota wenda 10 n'imyinshi namubajije uko ameze. Bishatse kuvuga ngo ndumva ari byo nambwira ntabwo nabimubwiye ariko nawe sinzi niba atajyaga abona ko care zabaye nyinshi. Yego oya nawe arabibona ako suri kumubona uterukwiye uri kubibona gute? Cyakora nanone urukwiye n'undi ni kwa kundi ibyo kuba mwiza ari mwiza. Ari mwiza. Okay, ni byiza cyane biraryoshye. Nari mfite abantu benshi bari bafite amatsiko yo kubona mama wa Sonia, wo kubona mama wa Aroni, ngira ngo mwababonye. Sinzi niba ndibuze kubishobora nkababwira nti basi bagira icyo babwira Sonia. Sonia agiye kwita yego. Abantu bari bafite amatsiko yo kureba mama na mama Aroni. Ako muri hanga ntago bavuga nkanjye. Narivukiye byonyine. Muraza kwihangana ntimutungurwe. Ashobora no kubyanga. Bashobora no kubyanga. Okay. Ubwo mugani niba haza bagahagarara iruhande bakababona bakabasomamo ko bishimye. Bakabasomamo ko bishimye birahagije. Gira ngo ako kantu kaba ari keza. Aba mama banje ngaho nimwegera hino. Ngere hino aba bantu bababone rwose. Nabo ni umuryango munini cyane wacu. Yego. Mushobora kuba mutari muwuzi cyangwa se mwawumvaga tubabwira gusa. Ariko nukuri guhagarara hano aba bantu bacu bakababona iby'agaciro kuko ni abantu badukunda kandi badukunze batubonye gutya gusa ni ibintu nabyo by'agaciro kandi dushimira Imana. Niyo mpamvu ariko uzi ko ari byo hagati aho turashima n'Imana ko kwa Aroni na Sonia ubu twujuje arena. Turi abantu banini cyane dufite umuryango munini. Oya nawe urabikora bwakira nyine uyu rero ukomerezaho kuzuza arena hari abatazi umubare wa arena hari abatazi ngo bishatse kuvuga iki. Ikintu arashatse kuvuga nuko umuryango mugari wa Aroni na Sonia kuri YouTube channel yacu twujuje 10,000 kandi na arena nyine yuzuzwa n'10,000. Wow. Amashyi menshi kabisa ibintu tubikomera amashyi. Ntago mwaye mwabimenye nuko biba byagenze. Twujuje arena twujuje 10,000 ntabwo ari urugendo rutoya ni ibintu binini cyane kubona abantu bagukunda ukuze umuntu akakureba gutya gusa akagukunda kandi barabitubwira kenshi no kuri nabo Imana ibaho umugisha. Uyu rero umpagaze iruhande niwe mama umbyara. Yego. Na uyu nguyu uhagaze urundi ruhande ni mama wanjye Imana yampaye ariko akaba na mama
w'umutware wanjye w'umwami wanjye. Ubu iri kamba ryambaye kubera wego kugira ngo biba byoroshye. Rero aba babyeyi sinzi niba babyemera ko kugira icyo bavuga cyangwa se niba baha umwanya bakongera bakisubira mu byicaro byabo. ngira ngo ni amahitamo yabo. Murakoze, natwe turashimira aba bana batweretse ibi. Ntabwo ari ibintu byikora, ni imyitwarire myiza bagize kugira ngo bashobore kugera kuri ibi. Hari abana benshi batabigeraho kubera wenda imyitwarire bagize, ariko turabashimiye, tunashimira Imana yabibafashijemo. Murakoze. Yego, amashyi menshi. Ijambo rya mbere ni ugushimira Imana. Imana iguha umugisha, iguha abana. Yego. Nashimira Imana rero ko yampaye Aroni yakuze neza, ariko nkabona ko azavamo umwana utunganye rwose. Kandi agiye no ashaka umukobwa mwiza utunganye rwose. Sonia ntabwo ari umukazana. Umukobwa mwiza kandi Sonia ndamukunda. Nawe arabizi, ariko mukunda cyane. Hari n'igihe mbona ndusha nyina, hari wenda mba narengera ariko numva mukunze cyane. Ntabwo mbizi. Yego. Mbona ari ikintu cyo gukundwa, nkumva n'umutamukunda afite icyo arwaye. Ararwaye byo. Reka rero nshimira Imana, nshimira Aroni ko yanzaniye umukazana mwiza, umukazana w'umugisha. Yego. Asoni Imana iguha umugisha. Kandi ntabwo nzahinduka kuri wowe. Nzahora ndi we, uko wambonye mbere niko bizakomeza. Ngaho rero uzabyara uheke, ubyarire gukuza no gutuma. Imana iguha umugisha, uzabona abana b'abana bawe. Mwarakoze cyane kutugira neza, mukaduha intebe yo kwicara nk'ababyeyi, mukatutegura umwanya nk'uyu nguyu. Nubwo twabibateguriye, ariko undi ni ibyacu, ko n'ibyishimo byacu. Wow, byiza cyane. Wow. Ngira ngo murabibona biraryoshye rwose. Turabashimiye ababyeyi. Hanyuma sibo bonyine ngira ngo uyu munsi ni uwacu, wenda twakire. Hari mushiki wa Roni. Yego. Nawe yari yavuze ko hari ikintu avuga gitoya. Hanyuma reka tumuhe ikaze nawe yegere Aroni, byaba byiza cyane. Yegere Aroni. Ikintu nashaka kuvuga ni ukongera kwashoringa Sonia na Aroni ko umwana wabo ntago njyewe nko kuba tante, ntabwo ngiye kuba tante we. Njyewe I'm pretty sure ko uyu mwana azaba afite ba mama be babiri. Nzaba ndi mama we. Umwana ntabwo araza ariko turamukunda. Ikindi nyine turabashimiye cyane. Yego. Ko uyu munsi nyine bemeye kuduha izindi nshingano. Yego. Okay, ndabizi kwitwa tante ndi mama wa kabiri. Gusa nyine turabashimira cyane, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu byatumye duhindura uko twabatekerezaga. Mbere y'uko twabafataga, trust me, siko tukibafata. Nyine turabashimiye, icyo nshaka kuvuga ni ukubashimira. Ni byiza cyane, nawe mu muhamashyi. Hanyuma MC, hari undi muntu hano nawe ngo uravuga. Hari undi muntu uravuga nawe ngo we yari dirija, ngo kuva kera bari no ku ishuri ngo yari dirijante. Ngo nawe ngo afite ikintu ashaka kuvuga. Dirija ngwino hano tukubone tukureba twese. Yaje kuririmba buriya bimurimo. Reka agira icyo abwira Sonia kuri uyu munsi we mwiza. Yego. Murakoze. Yego. Ikintu cya mbere nabwira Sonia ni uko nishimiye kongera kumubona. Najyaga mubona gutya ku mafoto
mu biganiro akora, ariko hari hashize igihe ntamubona. Iyo buri gihe namurebaga hari utuntu nibukaga yakundaga kudukorera ku ishuri, ariko icyumweru akatuganiriza akatubaza ikintu sinzi nimba byibuka, akatoza nyine ubuzima dushaka kuzabamo nyuma y'ishuri, tukajya tubikora nyine ari ku cyumweru nimugoroba. Sonia ni umukobwa w'imico myiza, ni umumama w'imico myiza kandi umwana mwiza, nk'uko bagenzi banjye babivuze. Ni umuntu utarakarira, sinzi ngo ugiye kumurakarira wamurakarira kuki, ahora yishimye, ntabwo ari umuntu wijimye mu maso, ahora yishimye kandi ni inshuti y'abantu bose. Yego. Nishimiye kongera kumubona kuko njye hari hashize igihe tutabonana, kandi nishimiye ko agiye kutubera umumama. Ntabwo azaba ari mama w'umwana umwe gusa, ubwo natwe twese tuzaba tugiye kuba abana. Yego, ni byiza cyane. Hanyuma turi gusoza hano hari gestionnaise nawe batubwiye ko nawe ngo afite ikintu ashaka kubwira Sonia, hanyuma tugahita tugera ku musozo tufata n'amafoto byose bigenda neza. Reka nawe aze hanyuma tumwumve. Murakoze, ariko bwa mbere na mbere barambeshye, ntabwo nigeze mfasha Sonia, ahubwo niyo byari kubera nuko njyewe barambeshye. Rero ikintu navuga, twishimiye intambwe muri gutera, mugende mutwumvire uko bimeze, bazatubwire tumenye niba nta kibazo. Tuzakubera tantine umwana, twebwe ko kazi dushoboye mu gihe tutaragera ku ntambwe zanyu. Gusa turabishimiye. Twahirukanaga ku bukwe ku mpamvu zitandukanye, abantu bafite byinshi bakora, ariko umwana we noneho azatuma tugenda, azatugendesha twese. Yego. Nta kwicara. Rero twishimiye intambwe muri gutera, kandi tubabwira ngo Imana aba ariyo yonyine izabagenda imbere, kandi izababere umubyeyi mbere y'uko mwaba ababyeyi b'uwo mwana. Muzamuragize Imana kuruta uko mwumva y'uko mwebwe ubwanyu mwabishobora, kuko atari Imana nta kindi cyakora, nta zindi mbaraga. Nta kindi navuga. Rero felicitation, urugendo ruhire aho muri kujya, tuzabasangayo. Murakoze. Biraryoshye. MC nawe asubirana ijambo. Murakoze. Nagira ngo nsabe Nene aze hano ngira icyo mvuga, ariko ahari. Ngwino, ndabizi, ngwino ngwino ngira icyo mvuga uhari. Nene rero nuriya navugaga nashaka kugira icyo mvuga hari nigira hano. Yego rwose, nanjye numvaga ntegereje kumva uyu muntu, cyane cyane ko ngira ngo muraza kubyumva ko ari wowe watwakiriye. Urumva afite uruhare runini muri ibi birori byiza byo kwakira umwamikazi. Hanyuma nawe wamwegera, wenda byarushaho kuba biryoshye. Nene wenda ukagira icyo umutubariza. Ntacyo. Nene ari muri iyi minsi ari muri gahunda yo gutuza, akavuga menshi, ahubwo ndajya mubaza asubize ntacyo. Nene turabanza kugushimira imbere y'aba bantu bose, kuko ibyo mwabonye byose yaduteguriye amafunguro, yatwakiriye muri sale nziza idekoye neza. Ibyo bintu ndatekereza dukwiye kubiha amashyi tukamushimira, n'umukobwa mwiza. Nene rero reka mubaze, nubwo ngiye kumubaza icyonzi. Nene ntago wishimye cyane? Ndishimye kandi ndashima Imana, kuko ni Imana iba yarahabaye kuva ku itangira kugera n'uyu munsi.
ndashima imana rero ko by'uyu munsi imvura yabayeho nshaka kubyangiza ariko nyuma birakonda umugambi wawe urasohora. Ijwi rye muraryumvise, afite n'ijwi ryiza riri mu mutuzo, nubwo muri iyi minsi ari muri gahunda yo gutuza ntavuge byinshi kubw'impamvu ze, reka tubyubahe. Gusa icyo nongera gusaba ni uko dukomeza kumushimira, kandi nene turagushimiye tubikuye ku mutima, twarafatanyije muri byose, hari n'iby'umwihariko rero wakoze uratwakira. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Amen. Murakoze. Rero baguha amashyi menshi rwose, bamuha amashyi. Nene ni umukobwa mwiza, ibi ni ibikwereka ko n'umwana tuzajya kumusasira neza. Nene twe tuzamutegurira, tuzamusasira neza, na Sonia tuzamukarabya neza n'umwana. Rero nagira ngo mu by'ukuri aho tugejeje aha ngaha, buri wese niba ntawe tuniganye ijambo, aka kanya nagira ngo ijambo noneho tugiye gufata n'iryo gusingiza Imana, dukomeza kwishimira yabanye natwe, twabisabye mu nzira, yaduhaye imvura y'umugisha, twageze aha amahoro, tukanayirageza kugira ngo tugere mu rugo amahoro. Ntabwo rero turi kwirukana abantu, ahubwo turagira ngo ufite gahunda abasha kuzikomeza, ariko azikomeze twamuragije Nyagasani. Ubundi igitaramo cyakomeza cya Sonia na Roni, bugacya bukira bukongera bugacya. Yego, murakoze. ngira ngo wenda ababyeyi baramuzenguruka nibyo. Yego, muzenguruka mama wa Sonia, mama wa Roni, tante wa Sonia, tante wa Roni. Dushima Imana kandi tunayiragiza n'urugendo ruri imbere, kandi tunizera ko izakomeza kubana natwe. Marene nawe hanyuma jewe umukatolike, yaba nari mu rukore mba naziteye rwose, muduterera indirimbo rwose yo gushimira Imana. Nuwo hakwemera jewe ntago muri bumfashe cyo kibazo. Abikoze we turanezerewe, ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe, turanezerewe, ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibi bintu ni byiza, twese ibi bintu ni byiza, dushima ibi bintu ni byiza. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko iki gikorwa twari turimo twagambiriye, kandi twari dufite intego y'uko ababyeyi bishima, by'umwihariko umubyeyi utwite uyu mwana. None Sonia yatubwiye ko yishimye, turagushimiye Mwami Databuja wera. Twebwe twakwifuza ibyo twifuza, ariko nidufite ubushobozi bwo gukomeza ibiri imbere, turakwinginze kugira ngo kuko ari we wahabaye, n'ubundi twabivuze kuva kare, n'ubu ukomeze uragira intambwe z'uyu mubyeyi. Mwami Imana yacu, dusengeye kugeza no ku munsi azajya kwa muganga, dusengeye no kugeza ku badogiteri n'abanasi n'abazamwakira, kugira ngo Kristo azaba ari mu maboko mazima, mu izina rya Yesu. Amaboko atari ay'umugisha, ayo ngayo tuyamwayirukanyeho Mwami. Turakwinginze kugira ngo ubwo azajya kwa muganga tukamubona ari muzima, n'umwana ari muzima, tuzagushima Mwami Imana yacu. Ni nako dusengeye no gukomeza kuzageza na nyuma yaho Mwami. Umuntu wo kureba uyu mwana neza azamurebe, ariko kumureba nabi ntazahagere. Akigambirira kubasura yaba ari kwa muganga cyangwa mu rugo, ujye umuburiza amahoro mu byo yibwira n'ibyo atekereza. Wamurwaza akarwara, washaka ikindi ukora, ariko uri Imana. Turakwinginze kugira ngo uburinzi bwawe bube kuri aba babyeyi Mwami Imana yacu. Ubwo tuzongera guhura tuvuze impundu Mwami, ku mwana ari muzima n'umubyeyi ari muzima, tuzagushima. Humugisha umuntu wese wabaye hano, ni kubw'urukundo. Turi mu minsi y'imperuka, turi mu minsi ya nyuma. Ijambo ryawe riratubwira mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda, ariko Mwami umuntu kwigomwa akaza akamarana amasaha yawe 2 3, Databuja wera nishimwe rikomeye. Turakwinginze kugira ngo umuntu wese umugisha wabaye hano hantu Mwami Imana yacu. Dusabiye by'umwihariko urugo twakiriye, kwakira abantu biravuna. Turakwinginze kugira ngo bahe umugisha Mwami Imana yacu, uku kuboko baturamburiye Kristo
ujye uhora ukuzuza kandi mwami umuntu wishimira kwakira abandi n'ijambo ryawe ryatubwiye ko tuzajya dusiga tubasabiye umugisha w'iburyo n'iw'ubumoso icyo bazakora cyose igihe kibabera cyiza gendana natwe tubisabe dushima mu izina rya Yesu amen. amashyi y'Imana murakoze nta kindi cyakurikira uretse gushimira gusa rwose buri wese wabaye ahangaha Imana imuhe umugisha nimwe mwadufashije kubona amashusho meza y'urwibutso Imana ibahe umugisha buri wese turi kumwe ibihe byose uko twabanye ahangaha n'undi wese uzaba ari kumwe adukeneye tuzaba hamwe nawe murakoze cyane Imana ikomeze kuduhana umugisha.